ubundi hari ibintu bibiri tuba tutagomba kwiruka inyuma. Mwa bantu mwe mwese munkurikiye, inshuti nyayo buriya ntabwo ugomba kuyiruka inyuma, ndetse n'urukundo rwa nyarwo ni ikintu uba utagomba kwiruka inyuma, kubera ko buriya ukuntu abantu bateye, umuntu abonera umwanya uwo ashaka kuwubonera, ndetse umuntu yandikira cyangwa agasubiza mesaje uwo ashaka ko bavugana. Si ngombwa ngo wizirike ku muntu atagushaka, nagusubiza nanakwandikira. Niba umuntu akomeje kukubwira ngo ndahuze, ngo buretse gato ngo ndaza nguvugishe, buretse ndahuze, uzamwizere manu, uzamwizere pe. Ntuzigere ugerageza no kugira umujambuze umubwira ati hoya reka tubanze tuvugane, no, mureke.